Bakunzi b'igicaniro TV turabaramukije ikaze kuri mwese, mbibutse gukora subscribe, mukore like and share kugira ngo ibiganiro byacu biramutse bisohotse muba ba mbere mu kubibona. Uyu munsi nanone turi kumwe na Bosco Ngabonzima. Iki ni cya kiganiro igicaniro cy'ukuri. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibivugwa biturutse ariko hanze. Ni ukuvuga ko kenshi usanga birimo binibasira u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu, ariko kandi tunarebe n'impamvu. Bwana Bosco, ndagira ngo nongere nguhe ikaze ku Gicaniro TV. Murakoze Shide, ni byiza cyane kuba ndi hano muri studio z'Igicaniro TV. Ndabasuje kandi ndasuhuza n'abanyarwanda bose, cyane cyane abakunzi b'Igicaniro TV, mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Murakoze. Maze rero Bosco, hariho ibyo twagiye tubona ko Madamu Louise Mushikiwabo, igihugu cya Congo cyongeye kugira icyo kimuvugaho, ariko nawe hari icyemezo yafashe. Ngira ngo wowe nawe wabashe kubona yaba icyemezo cya Madamu Louise Mushikiwabo uyobora Francophonie. Ese icyemezo cye kije gikurikira ibyagombaga kubera muri Congo nk'imikino y'abakinnyi baturuka mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, hanyuma nanone kuba atazajya muri iyo mikino, ariko nanone bikurikiranye nanone n'ibyo Congo irimo ivuga cyangwa ibyo barimo bakora. Wowe wabifashe ute icyemezo cya Madamu Louise Mushikiwabo? Murakoze Jide. Ni inkuru irimo kuvugwa cyane mu binyamakuru, byaba ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibinyamakuru lokale, ibinyamakuru byo mu bihugu nk'u Rwanda, byo mu karere na Congo. Hari icyemezo cyasohotse kivuga yuko umunyamabanga mukuru wa Francophonie, ni rya shyirahamwe rihuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa, atazashobora kwitabira kujya mu mikino ya Francophonie izabera muri Congo Kinshasa. Ni ukuvuga ngo iyi mikino izatangira ku wa gatanu ku itariki 29 nibwo izatangira i Kinshasa. Umuvugizi w'umuryango wa Francophonie we yabitangaje ko umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo, Madamu Louise Mushikiwabo, atazashobora kwitabira kujya muri iyo mikino, ariko hari impamvu yagiye atangaza zituma adashobora kuzitabira imikino. Icya mbere cyo ubundi muri diplomasi isanzwe z'ibihugu, ariko n'imiryango mpuzamahanga ikomeye nka Francophonie, kuko Francophonie ni umuryango ukomeye cyane uhuza ibihugu byinshi cyane bikoresha bihuriye ku rurimi rw'igifaransa. Hari uburyo umunyamabanga mukuru wabo aba agomba gutumirwamo kugira ngo abe yajya kwitabira ibirori nk'ibyo biba byabereye mu gihugu kiri muri Francophonie kizakira ibyo birori. Umunyamabanga mukuru rero wa Francophonie ari we bita Olia Van de Weyck, niwe uvugira Francophonie, yatangaje ko Madamu Louise Mushikiwabo atazitabira ibyo birori kubera ko Congo itakurikije processus, uburyo binyuramo byo gutumira umunyamabanga mukuru wa Francophonie. Ubundi yashoboye gusobanura neza yuko mu gihe kitari kinini cyane ububanyi n'amahanga, ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Congo byari byavuze ko bizatanga ubutumwa officiellement kuri umunyamabanga mukuru wa Francophonie, ndetse bukazatangwa na Minister of Foreign Affairs, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo, akabimwigerezaho ku giti cye. Ibyo bintu ntabwo byashobotse, byabaye kubera ko Congo ariko yo biciye mu buvugizi wa guverinoma ya Congo ubu baracyemeza ko umunyamabanga mukuru wa Francophonie azahagera. Urumva ko ari message ebyiri zinyuranye, ariko message dushobora kwemera
abantu bashobora kubona bakemera, ni ukuvuga ni message yaturutse ku muvugizi wa francophonie. Ariko iyo urebye uko ibintu byagiye bigenda, icya mbere cyo iyo process ya diplomasi ntigeze ibaho, y'ubutumire bwagomba guhabwa Madamu Louise Mushikiwabo azi umunyangamukuru wa francophonie. Icya kabiri, hari urunturuntu muri Congo, kuko biragaragara amakuru ahari yamaze kumenyekana, nuko hari hateguwe imyigaragambyo ku munyamabanga mukuru wa francophonie Louise Mushikiwabo, yo kumugaragariza ko batamwishimiye. Ariko ibi byose bituruka ku byose ababiri inyuma ni ubuyobozi bwa Congo. Ariko Louise Mushikiwabo mu by'ukuri icyo azira nta kindi, ni uko ari umunyarwandakazi, nicyo bashaka kumuziza. Ariko ubundi muri diplomasi ibi bintu ntabwo biba bigomba guhurira. Umuntu uyobora umuryango mpuzamahanga aba atandukanye cyane n'igihugu aturukamo, kuko inshingano aba afite ni ukureberera uwo muryango n'ibihugu biwurimo byose. Ugasanga kuko rero muri diplomasi bafite diplomasi itamenya uko ikora, ivangavanze cyane, ugasanga bamushyizeho urwango rukomeye cyane kubera ubwenegihugu bwafite. Ibyo bintu ubundi ntabwo byakagombye kuba ariko bimeze. Umuvugizi rero wa francophonie yavuze ko biri mu mpamvu zizatuma umunyamabanga mukuru wa francophonie Madamu Louise Mushikiwabo ataboneka hariya muri biriya mikino izaba ya francophonie. Ikindi yavuze ko Louise Mushikiwabo mu by'ukuri yanabyifuzaga kuzaba ahari, ariko kubera ibyo bintu byose bitakozwe nk'uko bigomba gukorwa, akaba ariyo mpamvu atazabasha kubonekamo. Ikindi nanone nagira ngo twibutse aha ngaha, mu guha amahirwe Congo kugira ngo izakire ibirori, Madamu Louise Mushikiwabo yabigizemo uruhare cyane, kuko na Canada ari n'igihugu gikomeye cyane cyashaka kuzabyakira. Ariko nk'umunyafurika, kandi Afurika niyo ifite ibihugu byinshi cyane muri uriya muryango, yagerageje gushyigikira Congo kugeza aho bemera ko ari izabyakira. Mu by'ukuri nta kindi kintu kibiri inyuma uretse uburyo buba butakurikijwe n'izindi mpamvu zishobora kuba zabibogamiye. Ariko Louise Mushikiwabo kuba yarakoze uko ashoboye kugira bijye muri Congo nuko yifuzaga no kuzabijyamo, kuko uyu muryango, iyi mikino igiye kubera ya francophonie izaba muri Congo, birimo urubyiruko rwinshi cyane. Kandi Louise Mushikiwabo, Madamu Louise Mushikiwabo nk'umunyamabanga mukuru wa francophonie, ni inshuti y'urubyiruko cyane. Aba ashaka kuba ahantu hari urubyiruko kugira ngo abe yagira na message abagezaho mu gufungura ibyo birori. Ariko yohereje umukurikiye uzajya uzamuhagararira muri ibyo birori. Hagati aha nanone mu gihugu cya Congo barategura imyigaragambyo kuri ambasade y'Ubufaransa, mu ntego yabo yo kuvuga ko ngo bakwiye kumvisha Ubufaransa gufatira ibihano mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rwa diplomasi, babifatira igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nanone bikagaruka ngo u Rwanda ngo kuki rudafatirwa ibihano ngo muri ibyo bintu bibiri mvuze. Wese ni iyihe mpamvu Ubufaransa bukomeza bugaragaza umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, noneho bakaba bamubirije abantu kuzajya kwicara rwose, bimwe bagenda bakicara kuri ambasade y'Ubufaransa? Ese ibyo byose ntabwo nyine byari kuzahura n'icyo kintu cyo kuba bakora imyigaragambyo igihe Madame la Secrétaire Générale wa francophonie yaba ahageze? Nibyo, urumva n'ibyo byose mu makuru ahari aba ahari ku iyo myigaragambyo irimo gutegurwa koko. Ariko nyine ni uko n'amakuru yandi yari ahari ko harimo gutegurwa imyigaragambyo yari kuzaba iyo Madame Secrétaire Générale wa francophonie yaba yagiye muri Congo. Kuri ibyo buriya Congo isa nk'ifite ikibazo cyane muri diplomasi, kuko yumva ko ibihugu bigomba gukora ibyo yifuza. Ni ukuvuga ngo barashaka yuko Louise Mushikiwabo nka Secrétaire Générale wa francophonie ajya hariya
akavuga ko u Rwanda akavuga nabi u Rwanda. Barashaka ko Ubufaransa buzariya bukavuga nabi u Rwanda uko babyifuza. Barashaka ko undi muntu uramutse ugiranye umubano mwiza n'u Rwanda biba ikibazo. Mu by'ukuri Ubufaransa ni igihugu gikomeye gifite inyungu zabo kireba, ni ukuvuga ngo kandi bashyira mu bushishozi bagashishoza bakareba neza ukuntu bimeze. Niba Ubufaransa bufitanye umubano n'u Rwanda nuko baba barakoresheje ubwo bushishozi bwabo bakavuga bati umubano wacu ugende neza ku nyungu z'igihugu cyacu ndetse cyane cyane no mu nyungu z'akarere kose. Ye nibaza ko no kuba Madamu Louise Mushikiwabo ibiro bikuru bya Francophonie biri muri France birumvikana, ni ukuvuga ko aho bafite ukuntu bashaka guhuza Francophonie nk'umuryango mpuzamahanga wa Francophonie n'igihugu cy'Abafaransa bifite aho bihuriye, ariko mu mikorere bigira uburyo biba bitandukanye. Niyo mpamvu usanga iyo myigaragambyo imwe ihura no kuzajya kuri ambasade y'Abafaransa, indi yari iteganyijwe kuzakorerwa aho ngaho kuri stade izaberamo ibirori. Cyane cyane byaranagaragaye ko byavugwaga ko imyigaragambyo bashaka gukora nk'iyagiye ikorwa hariya cyo bamagana u Rwanda, bamagana UN bashaka ko iva muri kiriya gihugu. Iriya myigaragambyo yagiye batubona bafite ukuntu bamubiriza urubyiruko n'abandi bantu, cyane cyane harimo no bagashaka kubihuza cyane, nubwo byari biri kuri ambasade y'Abafaransa, nubwo byari kuba ari imyigaragambyo wenda ikondamninga Francophonie, ariko ndabizi neza ko ikibiri inyuma cyane byari kuzavugwamo cyane ari u Rwanda. Hagati aha hariho ikipe y'igihugu y'abakobwa ya Congo iri mu mikino mu Rwanda. Ubona ko byatangaje n'abantu kubona ikipe ya Congo y'abakobwa ijya mu Rwanda ikakirwa neza cyane, kuko wabonye ko babafashe neza nk'abandi bakinnyi. Ahubwo ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukumenya ngo ese abari muri iyo mikino abazayitabira ariko baturuka mu Rwanda bakajya gukina muri Congo bahagarariye u Rwanda, ese twizere ko nabo bazakirwa neza nk'uko abakongomani abo bakobwa bakiriwe neza? Tubyizere, tuvuge tuti nta kibazo kizaba, diplomasi izakora akazi kayo. Ntabwo umuntu yakwicara ngo abihamye, ariko icyo nahamiriza cyo nzi neza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda kiba gifite obligation iyo hari ikintu nk'icyo cyabaye cyo kwakira abashyitsi. Ibyerekeranye n'urwango cyangwa no gushaka kwereka abantu ibyo ntabwo muri diplomasi ubundi bigomba gukora, ntabwo bikora. Kuko ngo jide si ubwa mbere u Rwanda rwakira abakinnyi baturutse muri Congo, delegasiyo zivuye muri Congo. Hari igihe baza hari ibibazo rwose bikomeye ubona ko tension iri hejuru cyane, ariko muri diplomasi ugomba guca bugufi ukaba calm ukakira abantu kugira ngo n'ibyo biganiro mushobore kugira. Byo ndabizi neza ko iyo kipe yakiriwe neza iri mu Rwanda. Uribuka igihe higeze kuba igikombe cya Afurika kikabera mu Rwanda cy'abakinnyi bakinira mu bihugu byabo. Ikipe ya Congo yaraje yakirwa neza, kandi icyo gihe naho hari tension, yakirwa neza barishima. Abantu baje bayerekeje bose barabyishimira, bagenda banabivuga. Biri no mu byafashije kugira ngo umubano w'u Rwanda muri kiriya gihe na Congo wongere ugende wongera kubyuka neza cyane. Ikindi nakubwira, mu Rwanda hari abantu baturuka, abakongomani benshi cyane bahatuye, babayeho neza mu mutekano, nta kibazo bafite. Bazabikubwira bitandukanye n'ibyo tubona muri Congo by'abanyekongo batari n'abanyarwanda ariko bitwa ko bafite isano mu Rwanda, uburyo bafatwa. Noneho ukaba wakwibaza umunyarwanda agiyeyo uko byaba bimeze. Baramutse twabibonye ukuntu bica abantu mu bugome n'ikintu bukomeye cyane, aho haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo diplomasi ya Congo iracyari hasi cyane. Ntabwo rwose namenya ukuntu umuntu ashobora kuba yabisobanura, kuko uburyo bakoramo diplomasi yabo isa nk'iy'abana baba bafite ishyari ku bandi bashaka kubahima cyangwa kubahana. Nicyo nakubwira. Ariko icyo nabonye cyane ni uko muri social media hari abakongomani benshi cyane barimo gushyigikira kurwanya biriya bintu Congo ikora byo gushaka kwerekana uburakari n'ubwanzi ku
ku bantu bose bashobora kuba bakeka ko ari inshuti z'u Rwanda cyangwa ku banyarwanda cyangwa bashobora kuba bakorana n'u Rwanda muri relasiyo zabo mu mibanire yabo myiza. Baravuga bati hari nk'ibyavuzwe cyane kubera uruzinduko rwa perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Abona ushoboye kubona benshi barimo batangiye kumwataka no kwataka Congo Brazzaville, ariko abenshi baravuga bati Congo Brazzaville ni igihugu kigenga, kigomba kubana n'uwo gishatse, ni igihugu gifite sovereignite, gifite inyungu zacyo zitandukanye na Congo Kinshasa. Ntabwo ari twe tugomba kubategeka uko bagomba kumanaginga bizinesi yabo, kuyobora ibikorwa byabo uko babishaka. Ubwo kuko ubivuzeho reka nabyo tubivuge. Umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yagize urugendo rw'iminsi 3 mu gihugu cy'u Rwanda, yakirwa neza cyane na perezida wa repubulika. Hanyuma kandi ntabwo twari duherutse kubona umuyobozi w'igihugu aho agira ijambo avuga muri parlement y'u Rwanda. Twaramubonye aragira icyo avuga muri parlement y'u Rwanda, avuga ijambo rirerire mu rurimi rw'igifaransa. Twaramubonye ari kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika, aho rwose bavuga ko yanamugabiye, akamugabira inka. Hanyuma nanone twabonye uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika yamwambitse umudari. Nyuma rero yaho aho urugendo rurangiriye, twabonye ko igihugu cy'abaturanyi, yaba abaturanyi ba Congo Brazzaville, yaba abaturanyi b'u Rwanda, ntabwo bigeze bishimira urwo rugendo, ntabwo bigeze bishimira umubano w'u Rwanda na Congo Brazzaville. Bityo rero bakaba baragize amagambo atari meza bavuga. Ariko nanone nk'uko wari utangiye kubivugaho, abashinzwe diplomasi ya Congo Brazzaville baravuze bati nyabuna muramenye, perezida Denis Sassou Nguesso na institution y'igihugu cya Congo Brazzaville niyo ya mbere ikomeye. Nyabuna muramenye, ntimurenga aho ngaho mu byo muri kuvuga. Ngabo nzima niba hariho ibyo wabashije wowe gusoma, ibyo wabashije kunyuzamo amaso biri guca mu mbuga nkoranyambaga, wowe wabonye bimeze bite? Nibyo koko nyakubahwa perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville yasuye u Rwanda. Turabizi ko umuco w'abanyarwanda n'ubundi kwakira abashyitsi biri mu muco wacu, kubakira neza bakanyurwa bakishima. Yakiriwe neza, ndetse by'umwihariko yakirwa neza mu cyubahiro na nyakubahwa perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Byakozwe byose birahari, biragaragara. Nawe ubwe buri amatangazo ava mu biro bye bya perezida Denis Sassou Nguesso wa Brazzaville barerekana akanyamuneza gakomeye cyane bakuye mu Rwanda kubera uburyo bakiriwe neza. Ikindi nakongeraho ni uko nk'uko wari ubivuze, burya guha icyubahiro gikomeye cyane umukuru w'igihugu iyo agiye mu nteko y'ikindi gihugu akavugamo ijambo, ni icyubahiro gikomeye nanone aba yahawe, cyerekana n'ubushuti bwiza bukomeye igihugu kiba gifitanye n'ikindi. Yavuze ijambo ryiza mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ndetse aranayitaka cyane, arayishima, anahamya ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ari inteko ifite umubare w'abagore benshi mu nteko nyinshi zo ku isi, bagera kuri 60%. Yarabivuze, aravuga ati ni urugero rwiza mutanga kandi Afurika n'isi yose ibigiraho. Ibyo yarabivuze. Ku bigaragara rero mu binyamakuru byo muri Congo ndetse no kuri za social media, cyane cyane kuri Twitter, ntabwo byashimishije cyane abakongo Kinshasa. Batangiye nk'uko twahoze tubivuga muri za diplomasi zipfuye, uretse wenda ikibazo cya Congo usanga n'abayobozi babirimo, si abantu gusa baba bafite influence kuri social media, igihe usanga n'abayobozi babirimo. Ntabwo bishimiye ruriya rugendo, ntabwo bishimiye ko u Rwanda na Congo Brazzaville umubano wabo bashobora kuwushimangira cyane ukamera neza,
kubera ko buri gihe Kongo ikintu cyose gisa nk'aho ari cyiza ku Rwanda ubu ngubu ntabwo kibashimisha. Bavuze byinshi cyane rero nk'uko wari ubikomojeho, Kongo nayo yabasubije kandi basubizanya ubukana ibabwira iti mwitonde, ntimugerageze gushaka kugira ikintu muvuga nabi kuri perezida nyakubahwa Denis Sassou Nguesso, niyo institution ya mbere yacu ikomeye aha ngaha. Azi ko nka Kongo turi igihugu cyigenga gifite ubwigenge, gifite sovereignty, umubano tugomba kubana n'abo dushaka, ntabwo ni mwebwe mugomba kuduhitiramo abo mushaka. Mufite igihugu cyanyu, namwe ntabwo turababwira ngo kuki mwagiye mufite uyu mubano aha n'aha cyangwa uyu mubano aha. Niba mushaka ko tubana, tuzabana neza nk'abaturanyi, ariko ntimugire ikintu, ibi bintu ntibibe ikibazo kuri mwebwe cy'abakongo Kinshasa. Ikindi nanone byatumye hasa n'ibirimo uburakari gakeya, kuko mu muvugizi wa guverinoma yasubije, byatumye azanamo n'ikintu gisa nkaho yerekana ko babanira Kongo neza, Kongo Kinshasa. Akaba hari abakongo Kinshasa benshi batuye hariya muri Kongo Brazzaville, bamaze imyaka, kuburyo yavuze ko hari abamaze igihe cyane batanemerewe no kuhatura, bafite amacaci, bafite amashopu, bakora ibintu byose, ariko kubera ari abaturanyi beza, nabo bari basanzwe bababanira neza, icyo nta kibazo cyari kirimo. Akaba rero yibaza impamvu ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bushobora kuba burebera ibintu nk'ibyo by'amatiku no gushaka kwerekana yuko ibyo Kongo Brazzaville irimo gukora mu gushaka kubana n'ibindi bihugu, cyane cyane no kubana n'u Rwanda mu bihugu by'akarere, atari byiza. Yabihanangirije rero avuga ati turabasabye mwitondere ibyo murimo gukora, kuko bishobora gutera ikibazo kitari ngombwa. Hari naho rwose yageze kure aravuga ati ntabwo Kongo Brazzaville ari amakosa yacu, aho ubusugire bw'igihugu cyanyu mutabasha kubukontorora, ati ndetse aho igihugu cyanyu usanga kiberamo ibintu rimwe na rimwe namwe mutabasha no kumenya. Arongera aranababwira ati mu rurimi rw'igifaransa ati kisi frot sipik, ni nko kubabwira ati nyabona mu gihe mwaba mukomeza kutugendaho cyane, hariho namwe ibyabajombajomba ahantu mukomeje gutwikubaho. Igifaransa rero nk'icyo ngicyo umuntu aba aguhaye warning, ni warning iba ikomeye iyo uvuze akantu nk'ako ngako. So ndibaza neza ko DRC yagendeye cyane ko umubano wa Kongo Brazzaville n'u Rwanda kuba ari mwiza, hari bo bumva bibateye ikibazo, cyane cyane ko bifuza ko u Rwanda ruhabwa akato. Nibyo nk'uko wari ubikomejeho, yanapresheje arambwira ati ibibazo mushobora kuba mufitanye n'u Rwanda ni ibibazo byanyu hagati y'u Rwanda namwe, uretse ko wenda n'ibyo bibazo bidasobanutse neza, kuko bishobora kuba ari ibibazo biri mu gihugu cyanyu interne. Atari ko icyangombwa buri igikomeye cyane ni ukumenya ibibazo mufite, mukareba n'uburyo mwabibonera ibisubizo. Ibyo yabibabwiye rwose. Ikindi buriya gihari Egide, abakongomani bakunda kugendera, abakongomani Kinshasa bakunda kugendera ku bihuha cyane. Hari ibihuha biba bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko baravuga ngo u Rwanda rurimo rubaka umubano mwiza kugira ngo rushobore na Kongo Brazzaville kugira ngo rwinjire mu marembo ya Kinshasa. Bakavuga ngo niba rushaka gutera Kinshasa, Kongo Kinshasa, ngo ruzaba ruri mu marembo ya Kinshasa, ngo ruri Brazzaville. Ibyo bintu byashoboka bite ku buryo winjira mu kindi gihugu cy'abandi bantu bafite ubwigenge, bafite ubusugire bw'igihugu cyabo, ukaba wajya gutera ikindi gihugu? Ibyo nabyo bituma bikurura iriya tension nyine, igatuma abantu bashobora kugwa mu makosa nk'ayo ngayo. Buriya abakongomani Kinshasa bari kuvuga ngo nabahubuka cyane mu kuvuga kurusha ibishobora gukurikira imvugo baba bakoresheje. Nuko ndimo nabisobanura muri make. Hanyuma umuvugizi wa Kongo Brazzaville yarangije avuga ati Perezida Denis Sassou Nguesso na Perezida Paul Kagame ati aba ni abayobozi
bakomeye muri aka karere ndetse no muri Afurika. Hanyuma arangiza rero avuga ati harakabaho umubano wa Congo Brazzaville n'u Rwanda, ubona ko rwose bo abakongomani ba Congo Brazzaville bishimiye cyane umubano. nta kuntu batabyishimira umubano wa Congo Brazzaville na Kigali n'u Rwanda, kubera ko muri ruriya ruzinduko rwe hari amasezerano menshi ahuza ibihugu byombi yasinyanywe, ibyerekeranye n'ubukungu, ibyerekeranye n'ubuhinzi. ngira ngo umwana n'ubu yagiye gusura ishuri rikuru ryigisha iby'ubuhinzi mu Rwanda, ibyerekeranye n'uburyo bakuraho imbogamizi nyinshi zituma abantu badashobora guhahirana hagati y'ibihugu byacu byombi. Nk'ubu ngubu hari ibyavuzwe yuko abanyarwanda bashobora kujya bajya muri Congo Brazzaville batagombeye visa. Ibyo ni ibintu n'ayo masezerano, ibyo ni ibintu rero Congo n'u Rwanda, cyane cyane Congo yishimira, kubera ko burya hari ibintu byinshi abantu iyo bahuye umwe yigira ku wundi, bakaba babona hari ibintu bashobora kwigira ku Rwanda, bakaba babona hari ibintu bafitemo inyungu, kugira ngo nidutangira ubuhahirane nibukomeza neza hari ibyo bazungukiramo. Abakongo bo muri Congo Brazzaville baze mu Rwanda babe bahakorera, babe bakora business, abanyarwanda bajya muri Congo Brazzaville babe bakora business. Urumva nyine uru rugendo yagiriye mu Rwanda ni urugendo rufite akamaro gakomeye cyane ku bihugu byombi, ariko noneho atari ku bihugu byombi gusa, no mu karere kose. Reka rero Bosco Ngabonziza mushimire cyane kuvuga kuri izi nkuru zaciye ku mbuga nkoranyambaga, ugakora analyse nk'iyi ngiyi. Ndagira ngo nanone nshimire wowe wadukurikiye, warukurikiye Igicaniro TV mu kiganiro Igicaniro cy'ukuri. Hanyuma buri wese aho ari mwifurize ibihe byiza, ariko mbere y'uko dutandukana mbasabe gukora subscribe, mukore like and share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho bigisohoka, maze mugire ibihe byiza. Murakoze.